nje kukubwira Imana yuko Imana ihari. Iyo Imana wagiranye ubusabane nayo iguhishurira ibihishwe. Rero hano tuje gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Mariko 9 ku murongo waho wa 14. Ni inkuru, iyi nkuru ni inkuru y'umurwayi wari urwaye igicuri. Yesu nashimwe. Uyu muntu yararwaye igicuri, ariko iki gicuri ntabwo ari igicuri gisanzwe, yari abadayimoni. Reka mbivuge, sinje guhereza imbaraga abadayimoni, ahubwo nje kwereka abadayimoni yuko hejuru yabo hari Imana ishoboye byose. Yesu nashimwe. Rero uyu muntu yarwaye ngo akiri umwana. Uze kuhasoma ni Mariko 9 ku murongo wa 14 ukamanuka ugakomeza ukageza kuri 29. Je sindi busome hose, ariko ndasomamo ibice. Yesu nashimwe. Rero iyi nkuru, uyu mugabo papa w'uyu mwana yamaze kumenya yuko hari Imana, hari Kristo ukiza. Yesu nashimwe. Ndashaka kubwira ngo ushobora kuba ugendanye n'Imana igihe kirekire, ariko utarasobanukirwa yuko Imana ikiza. Ikiza ibibazo, ikiza agahinda, ikiza amarira, ihanagura amarira, igira neza, ishoboye byose. Yesu nashimwe. Nkuko dusanzwe tubibona ngo wowe ibitagushobokeye, emerera Imana yuko ibishoboye, ugirana ubusabane n'Imana, Imana ibashe kugugira gute? Ibashe kugukiza. Uyu mugabo amaze gusobanukirwa, azana wa murwayi ku Mana. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Reka dusome. Turasoma, ntabwo turi busome ibi bice byose, ariko turasoma kuri 19. Ushaka kuhasoma hose ni inkuru z'uyu muntu urwaye igicuri, wahera kuri 14 ukageza kuri 29. Ariko giye ndi busome kuri 19, hanyuma nsimbuke. Nanone aho ndi busimbuke ndaza kuhavuga. Yesu nashimwe. Reka dusome kuri 19 ngo arabasubiza ati, yemwe bantu biki gihe batizera, nzageza hehe kubana namwe? Nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire. Yesu nashimwe. Uyu bazanye yari umuntu wari urwaye igicuri. Yesu nashimwe. Reka dukomeze kuri 20 ngo baramumuzanira. Dayimoni abonye Yesu atigisa uwo mwana cyane, aragwa, arigaragura, abira ifuro. Yesu nashimwe. Uyu mudayimoni yagize gute? Hari ibintu bajya bavuga ngo ndakubiza ifuro. Uyu mudayimoni yamubijije ifuro abonye amaze kubonana na Yesu. Ariko iriya furo yamubijije, yashakaga ubundi yo utangiye kubira ifuro ubugiye gupfa. Yashakaga kumuniga ngo agire gute? Amuhotore. Iryo furo yamize yatangiye gucira, ngo yashakaga kumuniga agire gute? Amwice ako kanya. Ariko kuko yari yamaze guhura na Yesu, ntacyo yabaye. Yesu nashimwe. Nagiye ndashaka kubwira ngo kuko uri buhure na Yesu, kuko umaze guhura na Yesu, kuko umaze gusobanukirwa ibya Yesu, iri furo Satani yarakubizije mu bibazo byawe cyangwa se mu biki, ndashaka kubwira ngo ntabwo ari bukunige ngo aguheze. Imana iraje kugutabara, imukureho ayo maboko, ubashe kubona ubutabazi. Yesu nashimwe. Usomye hejuru, uwo mubyeyi we yamuzaniye Kristo kuko yamaze gusobanukirwa Kristo yuko akiza. Yesu nashimwe. Rero ndashaka kubwira ngo kuko wamaze gusobanukirwa Kristo, reka ukomeze ugirana ubusabane na Kristo, urabona ubutabazi. Yesu nashimwe. Iyo wagize ubusabane na Kristo, ibyari bikunize, ibyari birimo birakubiza ifuro, Yesu Kristo araje abikureho, ubashe kubona ubutabazi.
Haleluya. Uyu mudayimoni ngo amaze kubona ko ahuye na Yesu yashatse gukora bwangu amunige, ariko ndashaka kubwira ngo ibikuniga Yesu yamaze kuhagera, ntacyo uri bube. Haleluya. Ntacyo uri bube kuko Yesu amaze kugira gute kuhagera. Rero bwira ibyo bibazo bikugoye, ni ntacyo ndi bube kuko Yesu amaze kugira gute kuhagera. Ntacyo ndi buze kuba kuko Yesu amaze kugira gute, amaze kuza kuhagera, amaze kuhagera. Rero ikintu nshaka kubwira uyu muvandi papa w'uyu mwana yamuzaniye Kristo kuko azi ko hari buboneke ubutabazi. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cyane. Rero Yesu aramwihorera, abanza kwanza aramuniga kabisa, ariko Yesu yari ahari, yari yamaze kuhagera. Umva ikiganiro Yesu yahise akorana na papa w'uyu mwana. Yesu kuri 21 Yesu arabaza se ati yafashwe ryari? Urumva ashatse kumenya inkuru zose ukuntu ajya afatwa. Uyu mudayimoni ngo yashakaga kumufata ngo ajye kumujugunya mu nyanja ngo apfe, agamufata akashaka kumujugunya mu muriro ngo ashe. Ndashaka kubwira ngo ibishaka kukujugunya mu muriro Yesu yahageze, ntacyo uri bube. Ndashaka kubwira ngo ibishaka kukujugunya mu nyanja cyangwa se mu mazi ngo bikumire bunguri, ntago biri bukumire kuko Yesu yagize gute, yamaze kuhagera. Haleluya. Yesu rero arahari kuko amaze kuhagera. Ibyo byamizi byawe mukanya gashize nari ndimo ndaganira n'umuntu, tuganira tuvuga ngo ibyamize ibye bibashe kugarura byarabimize, birabifata, birabijyana kureye. Ariko ndashaka namuganirije mubwira ati hari Imana yegereza ibintu nubwo byaba biri kure, ikabyegereza ikongera ikabasha kubigarura. Rero nshuti y'Imana, ndashaka kubwira ngo hari imbaraga z'Imana zishaka kugira gute kugarura ibyawe. Ibyo rero byakunize bikakubiza ifuro, ndashaka kubwira ngo hari Imana yamaze kuhagera kugira ngo ibashe gukuraho ayo maboko yaramaze, abo badayimoni bari bamaze kukubiza ifuro bashaka kugukuraho. Ngo ibyo bishaka kuguta mu muriro ubira, mu mazi abira, ndashaka kubwira ngo Imana yahageze kugira ngo bashe kugira gute. Noneho hano Yesu Kristo agira n'ikiganiro, uyu papa w'uyu mwana atangira kumubwira ukuntu rimwe na rimwe abo badayimoni bajya bamufata bakamutigisa bakamujyana. Uyu muntu ngo iyo ngo badayimoni ngo baramubuzaga, usomye hejuru ho gatoya kuri 14 ngo bagatuma atavuga, akabikiragi, ntavuge, ntagire icyo avuga, ntagire icyo akora. Rero ndashaka kubwira ngo hari Imana ishobora kukurenza aho wumvaga ko bigaruki. Wowe ikintu gisabwa no gutera intambwe ukegera Imana, no gutera intambwe ukegera Kristo. Yesu nashimwe. Reka dutaruke tugiye gusoma kuri 20. Yesu nashimwe. Tugiye gusoma kuri 23. Yesu aramubwira ati uvuze ngo nimba bishoboka. Urumva uyu mugabo papa w'uyu mwana yaravuze ngo nimba bishoboka mu mbabazi zawe, nimba ubishoboye ugire gute unkirize umwana. Umva rero ukuntu Yesu aramusubiza ati uvuze ngo nimba bishoboka, byose bishobokera uwizeye. Deje uyu mugabo yaramaze kwizera kuko yari yamukuye ahari aho mu rugo iwabo amuzanira Kristo. Deje yaramaze kuzamura kwizera. Rero aramubwira ati bishobokeye uwizeye. Reka nkubwize ukuri, gusenga iyo wagiranye ubusabane n'Imana bikongerera izindi mbaraga zo kwizera. Yesu nashimwe. Hano aka kantu kariyongeraho kuko iyo wizeye utasenze ni ibintu bibiri bijyanye. Yesu nashimwe. Ibi bintu rero bibiri bijyanye birakorana. Iyo wizeye ugomba no gusenga. Iyo wasenze Imana igukururira mu gusenga kwizera, ikakwereka ibihishwe ukabasha kurwana nabyo wizeye. Yesu nashimwe. Uvuze ngo Yesu ngo byose birashoboka kuwizeye. Reka twongere dutaruke. Amen.
hano tugiye gutaruka noneho wa muntu amaze kugira gute kubona ubutabazi. Ni inkuru ndende ariko ndashaka ngo nawe nubonera umwanya ubashe kuyisoma yose, kuko igihe ni kigufiya, ariko ndashaka kubwira ngo ibidashobokeye abana b'abantu bishobokera Imana. Hano Yesu aramubwiye ngo uvuze ngo aramubwira ngo avu kuri 23 Yesu aramubwira ati uvuze ngo nimba bishoboka. Ibyo ubona ko bidashoboka Imana irabishoboye. Byose birashoboka ku Mana, nicyo gisubizo yamusubije. Reka dusome kuri 27. Yesu amufata ukuboko aramuhagurutsa arahagarara. Uyu ni wa mwana wari ufite ikibazo, daimon yari nimiramubiza ifuro ishaka kumuhotora, ariko Yesu amaze kwirukana daimon amufata ukuboko aramuhagurutsa arahagarara. Yesu nashimwe. Ndakwifuriza ngo ugende uhagarare umunsi wa none, ugende uhagarare mu izina rya Yesu Kristo. Ibyawe byari byabuze, ibishaka kukumira bunguri, ibyo byashakaga kumujugunya mu nyanja, ibyakwiheresheje, ndashaka kubwira ngo haguruka uhagarare, kuko Yesu yagize gute? Yahageze. Yesu nashimwe. Reka dukomeze. Yinjira mu nzu, abigishwa be babonye ko biherereye baramubaza bati niki gitumye twebwe tudashoboye kumwirukana? Impamvu utabishoboye kumwirukana, hano haje ikibazo cy'abigishwa bagendanaga na Kristo, ngo twebwe kuki tutabishobora? Kuki nuko ushobora kugenda, izi ni izindi nyigisho, ushobora kugendana n'Imana ariko nta busabane n'Imana ufite. Niyo mpamvu ushobora gusengera umuntu umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, icyo kintu kitari. Kubera iki? Ntabwo ufitanye ubusabane n'Imana, uriyitirira wa Kristo utabirimo neza. Yesu nashimwe. Rero icyo gihe iyo wagendanye n'Imana birashoboka. Ibyo bidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. 29 arabasubiza ati bene uwo ntavanwaho n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Amen. Yesu nashimwe. Hano nanone hajeho ikindi. Ibyo ni inyigisho ziri mu bugari tuzagenda tubona, ngo hano ngo keretse gusenga ukaniriza. Rero nakubwiye ngo iyo wasenze uba wabaye inshuti n'Imana. Imana ikaguhishurira ibyo ugomba gusengera, Imana ikaguhishurira uko ugomba kugenda, uba wagiranye ubusabane n'Imana. Rero iyo wagiranye ubusabane n'Imana binyura mu gusenga. Rero abigishwa impamvu batabashije, noneho yahise bakangurira kugira ngo babashe kugira gute? Gusenga no kwiyiriza ubusa. Ni impamvu ki abantu bananirwa, nazo nzazivuga. Ni impamvu ki abantu bananirwa kwiyiriza ubusa? Nukugira ngo batagira za mbaraga, hano birumvikana, nukugira ngo batagira za mbaraga zo kwirukana abadayimoni. Yesu nashimwe. Zo kwirukana ibibarwanya, zo gusenya ibibasenya, zo kwicaza ibibarwanya. Yesu nashimwe. Rero icyo nashakaga kukubwira ni igiki? Iyo wasenze umwuka w'Imana agenda kwongorera, ukamenya no kwiyiriza ubusa. Impamvu kera tukiri abana mu byagakiza ndetse no mu myaka, hari igihe twajyaga gusenga ugasanga twikanze nanone amasengesho yo kwiriza, twikanze twariye mu masengesho. Ariko iyo wasenze ukirengagiza
ukiyiriza hari ibintu by'ibikuta uba wasenye, hari ibintu biba byarubakitse muri wowe. Iyo wasenze ukaniyiriza, ugenda ukabisenya ukabivunagura, bigasenyuka burundu bigashira. Iyo wasenze ukiyiriza, hari imbaraga zikuzaho, ukemera ugaca bugufi, ukagendera hasi. Yesu nashimwe. Hari ibintu iyo wasenze ukaniyiriza, hari ibintu biza bigapfa muri wowe. Yesu nashimwe. Ukemera umwuka w'Imana akategeka muri wowe. Rero ndashaka ku inshuti y'Imana kukwifuriza ngo ibyo bintu bidashoboka ku Mana birashoboka. Genda usenge, birashoboka. Yaba ari uburwayi, yaba ari iki, icya kindi wumva gikomeye, nushaka uzanyegere, tuzagenda gukomezanya, nguhereze ubuhamya bw'ibyo mbona n'ibyo numva, nguhereze dusome Bibiliya, nkwereke inzira y'icyo kintu cyabuze kugira ngo ubashe kukibona. Ikintu kimwe gusa nagusaba, nimba utazi gusenga aho ubarizwa hose, genda usenge, wige gusenga, niho uzabashishwa byose hatabuzemo n'ikintu na kimwe. Uyu mugabo Yesu yaramubwiye ngo uvuze ngo ntibishoboka, uvuze ngo nimba ariko Imana yaramubwiye ati byose birashoboka. Byose rero birashoboka. Ibyo wumva ko byakwicariye igihe kirekire, ibyo wumva ko byakunanije igihe kirekire, ntibisaba izindi mbaraga, bisaba kugirana ubushuti n'Imana. Kandi iyo wagiranye ubushuti n'Imana, haboneka ubutabazi. Iyo ugiranye ubushuti n'Imana, ugirana ubushuti n'Imana ryari? Ni mu gihe wagize gute? Wasenze. Yesu nashimwe. Nzagenda nkwereka ingingo zimwe na zimwe zikurengera. Iyo wasenze, wambara undi mwambaro wo kudakangwa n'ibintu byo ari byo byose. Iyo wasenze wambara umwambaro, Yesu nashimwe, wambara umwambaro w'igikundiro. Iyo wasenze wambara umwambaro w'ubutabazi. Iyo wasenze, ugenda ubona izindi mbaraga. Rero ku inshuti z'Imana, inshuti z'umusaraba, reka dusenge dusoza, mubwire ngo birashoboka. Ibyo byabuze Imana yabikugarurira. Ibyo wasengeye igihe kirekire, nusengana umwuka ugasengera mu gihe gikwiriye, uzabona Imana. Reka dusoze dusenga. Reka nkubwire inshuti y'Imana, ikomeze kuri Kristo, ugendane na Kristo, Imana izagushoboza muri byose, kuko niho dukuramo imbaraga. Ubwo nanone reka mbabwire ngo naho ubutaha mu kindi gice gikurikiyeho iki, Imana itugirire neza. Ngiye gusenga mvuga ngo wowe wabuze ikintu runaka, Yesu nagufashe, akwegere nawe umwegere, kugira ngo mugirane ubusabane nawe, uzabashe kubona ubutabazi buviwe. Reka dusenge. Mwami Imana, uri Imana ikomeye, nongeye kukwereka abafite inimba zo mu mitima, ubashe kubagenderera, ubagirire neza. Abababaye ubababarire, abarenganywe ubarenganure, kandi ikiruta byose ushoboze buri muntu wese Mwami ibikwiriye imitima ye Mwami. Abafite amadeni, reka ubabere igisubizo mu izina rya Yesu Kristo, ubashe kubakuraho amadeni mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya avuga ngo ntabwo tuzaguriza, ahubwo tuzaguriza. Reka Mwami batangire, Mwami databuja bishura aya madeni, batangire nabo bagurize mu izina rya Yesu Kristo. Reka icyo kibazo cy'amadeni ubashe kugikuraho. Reka Mwami abafite inimba zo mu mitima, reka Mwami abafite agahinda, mu izina rya Yesu Kristo kabashe kukurwaho. Reka buri muntu wese ubashe kumutabara Mwami mu gihe cye. Reka Mwami abakunyotewe ubashe kubiyereka, imbabazi z'Imana zibashe kubigaragariza. Kandi kiruta byose Mana, ndasenze ngo buri muntu wese ukurikiraniza inyigisho Mwami databuja zivuga ngo birashoboka. Reka Mwami databuja birashoboka bibere Mwami buri muntu wese ko bishoboka Mwami. Duciye bugufi, icyubahiro kibi cyawe. Reka ushoboze
urakoze buri muntu wese abari mu nzu z'imbohe reka ubashe kubakuramo mu izina rya Yesu Kristo. Mwami databuja twaragutabaje turakubona kandi turacyakubona. Ikiruta byose murengezi muzima, rengera abantu bawe duciye bugufi, ni mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka tubisabye tunabyizeye, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.